umusore ukiri mutoya nkuko ntangiye mu kwereka. Twese tumuzi ku izina rya Israel Mbonyi. Wowe unkurikiye ushobora kuba wibaza ko ngiye kuvuga kuko ari icyamamare mu ndirimbo zihimbaza Imana. Ushobora gutekereza ko naba ngiye kuvuga kuri konseri cyangwa igitaramo aherutse gukora abantu bose abakuru n'abatoya bagakinga amazu bakitabira konseri. Wowe utari uhari ndakubwira ko stade y'imyidagaduro izwi mu Rwanda nka BK Arena yabaye ntoya inanirwa kwakira abantu bitabiriye konseri y'uyu musore ukiri mutoya Israel Mbonyi. Muri cya cyubahiro mbagomba rero nyemerera nkumenyeshe ko ibatari byo nshaka kuvugaho kuko n'ubusanzwe yaba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo aho bagiriye umugisha Israel akahakandagira stade zirakubita zikuzura. Niki rero uyu munsi nabateguriye, niki nifuza kubabwira? Inkuru y'umukristo uba hagati y'imihangayiko yo guhuza imyemerere ya gikristo n'ibigeragezo byo mu isi. Ubundi wagahise wibaza uti abisi badushaka hiki? Mbonyi bamushaka hiki? Kuki Mbonyi bamushakisha? Ibyamamare badushaka hiki? Ndavuga ibyamamare muri Yesu Kristo, kwa Yesu, ndavuga mu ijuru. Niba unkurikiye ukaba utarakora subscribe cyangwa sabone kubakoresha ururimi rw'igifaransa, ukaba utarigeze ukurikira inkuru mperutse kubakorera kubijyanye n'uburyo Satani yanga abantu b'Imana, ukaba utaranigeze ureba inkuru iheruka nagukoreye ku mugore wa mbere wa Adamu ari we Lilith cyangwa Lilith, umugore w'ikibi, umugore wa Kasha, umugore w'umudayimoni, biraza kuba bikugora kugira ngo usobanukirwe iyi nkuru ya Israel Mbonyi naguteguriye. Kora subscribe, ukore share, usangiza abandi iyi video. Uwo muri kumwe ni John Advisor, umujyanama wanyu nk'ibisanzwe. Nkuko rero nabisezeranye, nta guca ku ruhande, amayobera ntayo, ndaje mu kanya. Welcome to Hyper Gospel TV. Israel Mbonyi hagati y'imihangayiko yo guhuza imyemerere ye n'ibigeragezo by'isi. Israel Mbonyi ni umwe mu baririmbyi b'indirimbo zihimbaza Imana bakunzwe cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Azwiho impano yo guhimbaza Imana binyuze mu bihangano birimo ubutumwa bwimbitse bw'ubutumwa bwiza. Nubwo agira ibihe byinshi byo gushimwa n'abakunda ibihangano bye, ntabwo urugendo rwe nk'umukristo rwamworoheye cyane muri uyu mwaka w'2024. Ntangire nkubwira intangiro y'urugendo rw'uyu mwana w'Imana. Mbonyi yatangiye umuziki afite intego imwe nyamukuru: guhimbaza Imana no kugeza ubutumwa bwiza ku bantu. Yavukiye mu muryango w'abakristo aho amasengesho n'ijambo ry'Imana byari umusingi w'ubuzima mu muryango. Nyuma yo gutangira kuririmba, indirimbo ze zumvikanye nk'agakiza karema ibyishimo n'ibyiringiro ku bakristo muri rusange ndetse n'abandi bafite imyizerere itandukanye wasangaga bakunze uyu musore Israel Mbonyi. Gusa nakubwira nti uko yagendaga iminsi igenda ishira ukagenda bicyamamare, ibi byatangiye kuzana imbogamizi cyangwa ibigeragezo atari yarigeze ateganya mu rugendo rwe. Israel Mbonyi ntago yari yarigeze atekereza ko yatakaza ubuzima bwe bworoshye bwo kwiberaho mu buryo buciritse cyangwa mu buryo busanzwe, cyane ko ari byo akunda. Mbonyi yasanze kumenyekana bikomeye bimushyira mu kibuga cyo kugirirwa ishyari no kwangwa no kwibasirwa n'abanenga cyangwa abakoresha ibitekerezo bidahuye n'imyizerere ya gikristo kubw'inyungu zabo. Hari benshi bagiye bamuzanira ibitekerezo byo gukora indirimbo z'isi ngo zirusheho kumenyekana, cyane ko bamwerekaga ko indirimbo za gospel cyangwa indirimbo zihimbaza Imana nta gatubutse zishobora kwinjiza. Ariko Mbonyi yanze guca ukubiri no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibigeragezo rero by'amafaranga n'ibyubahiro ntago byabuze kugera kuri Mbonyi. Nk'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, byabaye ngombwa ko Mbonyi ahitamo hagati yo gukomeza indirimbo z'ubutumwa bwiza no kugendera ku busabe bw'amwe bashaka ko yinjira mu muziki utibanda ku gukorera Imana gusa. Kuba hagati y'inzego z'urubyiruko cyangwa muri generasiyo y'abakiri batoya, Mbonyi yabaye icyitegererezo, ariko bamwe mu rubyiruko bashakaga ko ahuza ibikorwa bye n'imibereho y'abisi cyangwa imibereho igendanye n'ibigezweho. Urugero nko kwitabira ibitaramo bifite imiterere y'indirimbo zihimbaza abisi cyangwa mu birori bidafitanye isano n'imyemerere ya gikristo. Kuvugwaho ibinyoma mu mibereho y'Abanyarwanda, murabizi umuntu wese yanga umuntu wamubeshyera cyangwa umuntu wamuvugaho ibitari ukuri. Mbonyi yavuzweho ibinyoma no gushinjwa ibikorwa by'urukozasoni. Israel Mbonyi ishyari n'urwango bya bamwe mu bakozi ba Sekibi, ndavuga abakozi ba Satani, abo Satani yagize imbata, bahagurukiye kumusebya, kumurwanya, kumuharabika. Ntaciye ku ruhande, uyu musore byatangiye bamubika, bagafata amafoto ye bakandikaho RIP cyangwa Rest in Peace, ijambo ritari ryiza kurikoresha ku muntu ukiri muzima.
kuko iri jambo kuba atazi icyo risobanura, risobanuye ngo ruhukira mu mahoro, nyagasana kwakire, upfuye tukigukeneye. Nyuma y'uko Israel Mbonyi bamushinjije ko yiyemera umwirasi, ashyira imbere amafaranga kuruta umurimo w'Imana, twagiye tubona abahanzi bakizamuka yitabira ibitaramo byabo ndetse akanabashyigikira mu buryo bugaragara. Hari byinshi n'amakuru y'ibinyoma yagiye avugwa kuri uyu muririmbyi w'icyamamare. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2024 Mbonyi bamushinjije ubusambanyi ndetse bavuga ko yateye umukobwa inda akaba yaramwihakanye. Ndabizi ntiwabura guhita utekereza ko icyo bashakaga ari ukugira ngo baburizemo igitaramo yaramaze iminsi ategura, nk'uko mwayibonye tariki 25 z'uku kwezi kwa 12, ndavuga ku munsi wa Christmas Day cyangwa kuri Noheli nk'ibisanzwe. Ubundi mu buzima abantu bakunzwe cyangwa bafite impano idasanzwe nka Israel Mbonyi, ntibitangaje kubona hari abashaka kubasebya. Mumbabarire ntari nababwira imyitwarire ya Mbonyi Israel n'uburyo afite kwihangana kudasanzwe. Reka mbabwire intego n'umugambi w'abashaka kumuharabika. Icyambere mu byifuzo byabo, gushaka kumuca intege mu murimo we wa Gikristo. Hari abashobora kumutera cyangwa kumuremamo ibitekerezo bigamije kumuca intege, nk'uko byagiye bigaragara ku bantu bafite umwihariko wo gukorera Imana. Ngira ngo ibi bikumvikana, mwagiye mubibona no kubashumba b'amatorero. Intego yabo rero nuko yahagarika umurimo we wo kuririmba indirimbo zifasha abandi kwegera Imana. Number 2, gusebya amazina ye kugira ngo atakarizwe icyizere. Abashaka kumuharabika bashobora gutangaza amakuru atari yo cyangwa ibinyoma bigamije kwangiza icyizere abantu bamufitiye. Bashobora gukwirakwiza ibihuha bivuga ku bikorwa bye bidahuye n'indangagaciro za Gikristo. Icya gatatu, baba bakeneye kwigarurira abamushyigikiye bose. Hari abashobora gushaka kuyobya abakunzi ba Mbonyi kugira ngo babayobore ahandi. Iyo babikora binyuze mu kumuvuga nabi cyangwa kumwerekana nk'udasobanutse muri sosiyete. Aha ni mu rwego rwo kubuza abakunzi be gukomeza kumukurikira, gukoresha izina rye mu nyungu zabo. Number 4, hari abashobora gukoresha izina rye nk'umuririmbyi w'amazina azwi kugira ngo bakurure abantu mu bikorwa byabo. Bashobora kumuvuga nabi kugira ngo bibonere inyungu mu buryo bw'amafaranga kuri social media cyangwa kugira ngo bubake izina mu itangazamakuru. Kwigaragaza nk'abakomeye kuko bahanganye n'icyamamare. Iyi ni ingingo ya 5, ingingo ikomeye cyane. Abandi bashobora gukora ibikorwa byo kumuvugaho nabi cyangwa kumutuka kugira ngo bagaragare nk'abafite ububasha bwo guhinyuza cyangwa guhangara abantu b'ibyamamare. Aba nta kindi baba bagamije usibye kuzamura izina ryabo mu buryo bubi. Aha ntabwo ari mu bahanzi gusa cyangwa mu byamamare gusa, no mu nzego za leta ugasanga umuntu yagize gutya arifata nyine, ari guhangana n'umuvugizi wa RIB cyangwa yafashe minisitiri runaka w'igihugu yamuhanga, ari kumuvugaho amagambo adafite hepfo no haruguru. Number 6, kubuza indirimbo ze kugira uruhare cyangwa kugira umumaro mu mibereho y'abakristo. Kubera ko indirimbo za Mbonyi zikora ku mitima ya benshi, abashaka kumuharabika bashobora kuba bafite umugambi wo kubuza ubutumwa bwe kugera kuri benshi. Bashobora gukora ibi kugira ngo babuze abantu kubona ihumure no gukizwa binyuze mu ndirimbo ze cyangwa mu magambo ye mbwiraruhame. Reka nkubwire kuri number 7, ari nayo ngingo ya nyuma, ari nayo ntego yabo ya nyuma: guteza impagarara mu muryango w'abakristo. Akenshi abasebya Mbonyi bashobora kuba bafite umugambi cyangwa mission yo gutera amakimbirane hagati y'abakristo, bakomeza gutuma abakunzi be bashidikanya ku bunyangamugayo bwe, maze bakaba bageze ku ntego yo kubangamira ubumwe bw'abakristo. Mbese haboneke abamushyigikiye, abatamushyigikiye, umwiryane utangirira aho ngaho. Ibi byose rero kuba tabisobanukiwe, ngiyi imikorere y'abadayimoni, imikorere ya Sekibi, imikorere ya Satani. Nimwumva ibikorwa bya Satani, ntimukagire ngo ni abantu bambaye amahembe bazamanuka bakabikora. Ntimukagire ngo nindi myuka itagaragara izamanuka ikabikora. Ahubwo bene so, abo mukorana buri munsi, abashuti bawe, abakunzi bawe, abaguhamagara, badasiba gutelefona amanywa nijoro, bakoze twa message twiza, aba ngaba nababaya. Hari n'igihe bakanda momo we akakohereza 5,000 kugira ngo gusaze kwerekana yuko nawe ashyigikira Mbonyi. Nerekera ku musozo rero, wakwibaza uti ibi bintu Israel Mbonyi asoje umwaka abyitwayemo gute? Reka nkubwire ko yafashe umwanzuro wo kutagurana kwizera kwe iby'isi. Ndavuga indamu zo mu isi, ndavuga amafaranga. Akenshi akunze kuvuga ko indirimbo ze ari iz'ubutumwa, zigamije kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ariko kandi zigahesha Imana icyubahiro. Imbaraga zo gusenga. Mbonyi yitabira amasengesho kandi agahuza ibikorwa bye byose n'icyerekezo cy'umugambi Imana ifite ku buzima bwe. Kenshi azirikana amagambo ya Bibiliya amubwira ko kugumana n'Imana ari insinzi ya buri mukristo.
reka nkubwire ko Mbonyi asoje umwaka atsimbare ku kugumana inshuti z'ukuri kandi zifite kwizerera mu Mana, ari nayo zimufasha kuguma mu cyerekezo. Abagize iri tsinda rirangajwe imbere na Mbonyi barangwa n'amasengesho kandi bashyira imbere intego yo guhesha Imana icyubahiro. Mbonyi kugeza na n'uyu munsi uramusangana intego itajegajega. Mu gihe cyose ahuye n'ibigeragezo byahindura ubutumwa bw'indirimbo ze, yibuka ko umurimo we ari uwo kwamaza ubutumwa bwiza, atari uburyo bwo gushaka amafaranga gusa cyangwa kuba icyamamare ku isi. Ndavuga Mbonyi Israel, uwo niwe ndi kubabwira. Niba nawe rero wibaza amaherezo y'ibi byose, nk'uko nabisezeranye, ndakumenyesha ko indirimbo za Mbonyi zikomeje guhesha Imana icyubahiro, gufasha abakristo benshi kwegera Imana no guhinduka mu buzima bwabo, ari nako abandi bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Urubyiruko rwinshi rwaboneye muri Mbonyi icyitegererezo. Benshi biyemeje gukurikiza inzira yo kwizera n'ubudahemuka n'umuco wo kuramya no guhimbaza Imana. Mu ruhando rero mpuzamahanga, Mbonyi yabonye amahirwe yo gukorera Imana mu bihugu byinshi, ahahurira n'abantu b'ingeri zitandukanye kandi ibihugu byinshi ndetse n'imigabane yose y'isi. Mbonyi amaze kuhazenguruka inshuro zirenze imwe. Nk'uko twagiye tubibona, hamwe yateguraga ibitaramo nk'ibisanzwe, abandi bakabitegura bakamutumira, ndetse mu gusoza ugasanga bamuhaye imidari n'ibikombe by'ishimwe. Wakwibaza uti impamvu y'ibi byose ni iyihe? Reka nkubwire ko iyi nkuru y'ubuzima bwa Israel Mbonyi n'imyitwarire ya Israel igaragaza ko umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, umuvugabutumwa cyangwa umushumba w'itorero ashobora kugumana indangagaciro ze, agahangana n'ibigeragezo by'isi, agahangana n'amagambo n'amatiku, agahangana n'abamusebya. Ibintu rero byo kumva ngo bakuvuze ejo ukaba wahagaritse umurimo, jyewe ntago nagushyigikira. Jyewe nka advisor ntago ibi bintu nabigushyigikiramo. Nimba warahamagawe n'Imana, nimba umuhamagaro wawe atari uw'abana b'abantu, nakwibaza ngo kubera iki abana b'abantu bagukura mu murimo? Kubera iki amagambo? Kubera iki ishyari? Kubera iki ibikorwa by'abantu byagukura mu murimo? Niba nawe ibi byarakubayeho, nyemerera nsoze ngukomeza. Uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umukozi w'Imana mu buryo butandukanye. Amagambo n'amatiku y'abantu wagombye kubirenza ingohe. Ibyo ntibizatume uhagarika umuhamagaro wawe, ntibizatume uhagarika inshingano. Ntago aribo baguhamagaye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwabashije kunkurikira. Mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe. Ushobora kuba utarakora subscribe cyangwa sabone, ushobora guhita ubikora kandi ntwibagirwe gusangiza abandi iyi video. Erega umurimo ni mugari nk'uko nkunze kwibabwira, nawe wamfasha kuwukora. Naho ubutaha.